bivuze ngo iki? Ubuhanuzi bugomba kwigwa n'abasenga n'abatagize gute, n'abadasenga. Muri uyu mugoroba nugira amahirwe yo kumva ibi bintu, urahita umenya igihe aho kigeze. Ibintu bitigeze bivugwa ku nyamaswa eshatu zibanza bigiye gutangira kuvugwa. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ibi bintu by'aka gahembe biteye ubwoba. Guhindura ibihe, harabanje hahindurwa isabato. Isabato ikurwaho, bafata kalendari. Niba mubireba kuri kalendari yari iriho mu 1582, muri iyo kalendari umunsi wa mbere buriya ni uwuhe? Umunsi wa mbere utangira iminsi buriya ni uwuhe kuri kalendari? Ntabwo ari icyumweru. Icyumweru wabaga ari umunsi wa mbere. Tangira ubare rero, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, wa kane. Ndagira ngo mbabaze, isabato hariya ni umunsi wa kangahe? Ni umunsi wa karindwi. Noneho murebe amanyanga bakinnye. Bakoreshaga kalendari y'uwitwa Julian. Babona iyo kalendari irimo iratuma abantu bazamenya neza itandukaniro ry'isabato n'icyumweru. Barangije barahindura binjira ku yitwa ya Gerigora. Gerigora rero ubundi iya Julian bayivaho bari bageze ku itariki ya 4. Bwagombaga gucya ari itariki ya kangahe? Ya 5. Bacomekamo iminsi 11. Bwakeye babwira abantu bati twabashyize kuri kalendari yindi. Noneho iyo kalendari ubwejo mubimenye buzaba ari ku itariki 15. Nta muturage waburanye, ari papa wabishyizeho. Noneho rero ubu kalendari z'uyu munsi bizabatangaza yuko uzabona icyumweru ari wo munsi ugira gute, ari wo munsi wa 7. Kuva icyo gihe ubu papa bwihaye inshingano yo kuzaza bukora kalendari. Nibwo bushinzwe gushyiramo iminsi mikuru, nibwo bushyiraho amakonji manini y'isi, nibwo bushyiraho iminsi. Reka ngiye ikintu babwire, ubu mwari muzi ko n'agakingirizo gafite umunsi kuri kalendari. Agakingirizo kapote ifite umunsi ku isi. Ariko iyo babajije ngo umunsi w'Imana ni uwuhe, barakubwira bati ibyo bivemo. Izindi zari zifite ibyo zakoraga, ariko hari ibintu zaretse ntizaconshomera. Iyi ngiyi rero yaraje imenagura ibintu, ibisigaye irabisiribanga, ndetse ibindi irabiconshomera. Mu magambo make, hano Daniyeli yeretswe ibintu bitatu. Guconshomera ni ukumira ikintu nticyongere kuboneka. Kumenagura ni ukukimena kigasigara kitameze nk'uko cyari kimeze. Gusiribanga ni ugutesha agaciro ikintu ukakivanga n'indi myanda ku buryo umwimerere utaboneka. Iyi nyamaswa rero muyitondere, kuko tugiye kureba uburyo yashwanyaguje ibintu mu isi. Irangije iravuga iti sinyuzwe, ngomba no kuzamuka nkagera hehe? Mu ijuru nkagira ibyo nsiribanga. Abazi Imana yabo bagomba gukora iby'iki? Iby'ubutwari. None nagira ngo mbabaze, ubwami bw'abaromani bwavuyeho, waburinjije. Abanyapolitike bose, abanyamipira, abantu b'abanyempano n'abanyamafaranga bajya i Vatikani gukora iki? Niba Roma atari iyoboye isi, niba Roma atari iyoboye isi, ni gute muvuga ngo inzira zose zihurira hehe? I Roma. Niba Roma itayoboye isi, ni gute umuntu mumwita ambasaderi w'isi? Niki? N'ijuru. Ni gute umuntu uteye nk'uko nteye mumwita nyir'ubutungane, nyir'ubutagatifu? Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Uyu mugoroba dufite ijambo ry'Imana tugiye kwiga. Turi mu cyumweru cya 2. Dukeneye kwiga tukamenya ibintu aho biva naho bijya. Ariko nanone iri torero ryacu, inyigisho z'ubuhanuzi ni inyigisho zacu. Muri uyu mugoroba ndagira ngo twihute mu nsanganyamatsiko nziza ivuga ngo akajagari kazanywe n'inyamaswa zo muri Daniyeli. Muri Daniyeli tuhabwirwa inyamaswa 4, ariko twageramo inyuma bakatubwira izindi nyamaswa 2 zagiranye amakimbirane zirarwana. Gusa Daniyeli azerekwa
yasanze zihurira ku kintu kimwe, ari nacyo kintu cyazanye akajagari mu misengere y'uyu munsi wa none. Ubuhanuzi nta kintu bwasize butakivuze. Mbere y'uko twigana iki cyigisho, munyemerere mujye juru dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tunejejwe cyane n'uburyo dukunda n'uburyo twitaho. Muri uyu mugoroba ni wowe dutezeho amakiriro, ni wowe dutezeho imbabazi, ni wowe twambika imbaraga, ni wowe dusobanurira ijambo ryawe. Ubwo tugiye kuribumbura Mwuka Wera abumbura imitima yacu, kugira ngo intambwe ku ntambwe utwereke imigambi myiza udufiteho, tubashe gusobanukirwa amateka y'aho ibintu byavuye n'aho byerekera. Si twe gusa, nabo turi kumwe nabo kuri YouTube turabakweretse, kugira ngo ubwo ukabakaba imitima yacu nabo ukabakaba iyabo, kugira ngo ku musozo w'iki cyigisho abe ari we duhanga amaso, kuko uri Imana idufitiye ahazaza heza. Kubw'ibyo rero utwigishe, ubibike mu mitima yacu, kugira ngo igihe nikigera uzabitwibutse, kandi uduhe kubishyira mu bikorwa, kuko igihe kiri bugufi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Daniyeli yararyamye agira iyerekwa ridasanzwe. Muri Daniyeli igice cya 7, Daniyeli yabonye inyamaswa enye. Izi nyamaswa zari inyamaswa zidasanzwe. Mu by'ukuri ntizari inyamaswa zisanzwe, kuko zagaragarwagaho ibimenyetso bidasanzwe. Bivuze ngo iki? Izi nyamaswa zashushanyaga ubwami buzayobora isi, ariko ubwo bwami bukazaba atari ubwami busanzwe, kubera ko bwagombaga kuzaba ubwami buyobora ubundi bwami, kandi ubwo bwami bukazagaragaza ibyo ubundi bwami bwagiye butinya. Daniyeli rero igice cya 7, Daniyeli arota inyamaswa enye. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Berushazari umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi, maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Aherako yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zigize gute? Zikomeye. Kubw'ibyo rero igitabo cya Daniyeli ntihazagira umuntu ugifata nk'igitabo gisanzwe. Ni igitabo cyarezimye ingingo zikomeye z'amateka ya politike ku isi, ingingo zikomeye z'imitekerereze y'amadini azarwanya Imana, ingingo zikomeye z'ibigendanye n'uburyo Kristo akunda ubwoko bwe n'uburyo azabutsindishiriza, ingingo zikomeye z'uburyo Imana izimika ubwami bwayo. Nshuti zanjye, nuko Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga 4 yo mu ijuru ihubukira mu nyanja nini. Imiyaga, ibyanditswe byera bitwereka ko ishushanya intambara, intugunda, gushwana, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bishobora gutuma abantu batuye mu gice runaka cy'isi badatuza. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bivuga ngo kuba isi itararimbuka cyangwa ngo abantu bicane bamenana amaraso mu rwego rwo hejuru, hari abamarayika bafashe iki? Imiyaga. Rero imiyaga 4 yo mu ijuru yaragiye ihubukira mu nyanja. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Muri Bibiliya hakunda gukoreshwa amateri 3: inyanja, ubutaka, cyangwa se ahumutse. Inyanja herekana ahantu hatuwe n'abantu benshi. Ubutaka cyangwa se ahumutse hakerekana ahantu hatuwe n'abantu bakeya. Kubw'ibyo rero izi nyamaswa zishushanya ubutegetsi Daniyeli yeretswe, yazeretswe ziva ahantu mu gice cyari gituwe cy'isi. Muri iki gihe cya Daniyeli, Afurika yari ituwe agace ka ruguru gusa ka Egiputa n'agace gato ka Etiyopiya. Noneho ibindi bihugu by'i Burayi byose byari bituwe, Amerika yari itaraturwa, hari n'ibindi bice bitari bituwe. Kubw'ibyo rero Imana yereka Daniyeli yuko ubu bwami buzaturuka ahantu isi yubatse systeme z'imiyoborere zikomeye. Reka ngire ikintu mbabwira, biratangaje yuko n'uyu munsi wa none ibihugu byo muri Afurika, ibihugu byo muri Aziya biracyarimo kurwana n'intambara n'ibihugu bajya bita ngo ibyo mu burengera
Burengerazuba. Izi nyamaswa enye ntabwo zari zisangiye ubwoko, bivuze ngo buri bwami bwose bwayoboye isi bwabaga bufite umugambi bushaka kugeraho, kandi bwabaga bufite umushinga Satani yabuhaye buzageraho. Mwese ubu ndamutse mbabajije nkababaza ngo ni ikihe gihugu kiyoboye isi, mwahita muvuga ngo ni Amerika. Ariko abahanga mu buhanuzi, ntabwo Imana ibintu yeretse Daniyeli byakuweho n'ibintu Yohana umuhishuzi yeretswe. Iyi nyamaswa ya kane hano tugiye kubona muri busange ariyo nyamaswa mu Byahishuwe 13 muri buhasome, ariko noneho muboneyo ivuze ngo kubera ko abantu bamvumbuye nkaba mfite ibibazo, reka hazamuka kandi kanyamaswa kavuye mu butaka nge ngakoreramo, kajye gakangaranya isi ariko kari ku bushake n'itegeko ryanjye. Kubw'ibyo rero ni nk'ukuntu umuntu yaba afite amafaranga akayantiza akambwira ati musoni, fata amafaranga ujye ujya kurangura Dubai no mu Bushinwa, ufate za kredi wubaka amazu, abantu bagire ngo ni wowe wakize kandi ujye uyagendamo, ariko mu by'ukuri ni njyewe bosi wawe. Abantu ntibazapfa bamenye unyobora, uwampaye amafaranga bazaza bahora banshyira ku rutonde rw'abakire, ku rutonde rw'icyo, ariko uw'inyuma abizi ngo kuko Amerika ibayeho. Impamvu Daniyeli muri Daniyeli igice cya 7 Amerika atayibonye nuko Daniyeli yeretswe ingingo zikomeye, Yohana rero yeretswe ingingo zikomeye, ariko buri ngingo nayo yinjiramo akantu ukwako. Nshuti zanjye, inyamaswa ya mbere yasaga n'intare, yari ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe igahagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri, iyo yasaga n'idubu, yari yegutse uruhande rumwe, idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshomera inyama nyinshi. Mbabaza, inyama zaboneka amaraso atamenetse? Oya, tujyane neza. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa, ubwo ni ya gatatu, isa n'ingwe. Ku mugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4, ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba, yari inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Iyo nyamaswa yari ifite imikaka minini y'ibyuma. Ibintu bitigeze bivugwa ku nyamaswa 3 zibanza bigiye gutangira kuvugwa. Iconshomera ibintu igira gute? Irabimenagura. Izindi zari zifite ibyo zakoraga, ariko hari ibintu zaretse ntizaconshomera. Iyi ngiyi rero yaraje imenagura ibintu, ibisigaye irabisiribanga, ndetse ibindi irabiconshomera. Mu magambo make hano Daniyeli yeretswe ibintu 3. Guconshomera ni ukumira ikintu nticyongere kuboneka. Kumenagura ni ukukimena kigasigara kitameze nk'uko cyari kimeze. Gusiribanga ni ugutesha agaciro ikintu ukakivanga n'indi myanda ku buryo umwimerere utaboneka. Iyi nyamaswa rero muyitondere, kuko tugiye kureba uburyo yashwanyaguje ibintu mu isi, irangije iravuga iti sinyuzwe, ngomba no kuzamuka nkagera hehe? Mu ijuru, nkagira ibyo nsiribanga. Twabonye ko inyamaswa ari ubwami, inyamaswa ni ubutegetsi. Daniyeli yeretswe ibi bintu kugira ngo Imana imwereke yuko ku musozo w'ibi bintu ariyo izimika iki? Ubwami. Ubwami bw'Imana buri hafi. Abantu ko barushaho kubona inyamaswa ya 4 iconshomera ibintu runaka byari biriho, byari bigize imibanire y'abantu, ibintu byari bigize ubwiza bw'isi bikaba biconshomerwa, ibintu byari bifite agaciro bikaba birimo guteshwa agaciro, ndetse hakaba n'ibintu birimo kugira gute? Kumenagurwa. Abazi Imana yabo bagomba gukora iby'iki? Iby'ubutwari. Kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje muri ayo mahembe
mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya. Ngahore turacyari ku nyamaswa ya kane, yari ifite amahembe 10, ariko rimwe muri ayo mahembe hazaho ihembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 kugira ngo ribone aho rikurira. Daniyeli yagiye kubona ya nyamaswa yari ifite amahembe 10, amahembe 3 arimo aragenda arandurwa, agiye kubona harimo harazamuka agahembe gato kagomba gukora kagakoreraho ya mahembe 3 yaragize gute yarari. Kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu, n'akanwa kavuga ibigize gute bikomeye. Muri uyu mugoroba nugira amahirwe yo kumva ibi bintu, urahita umenya igihe aho kigeze. Kubera iki ibi bintu Daniyeli yabyeretswe? Mu by'ukuri inyamaswa ya mbere ishushanya intare yashushanyaga ubwami bw'i Babuloni. Ubwami bw'i Babuloni bwari ubwami budasanzwe, bwari ubwami bwakangaranyije isi. Ubwami bwagiye bukarwanya Isiraheli bugasenya urusengero rw'Imana, rukurayo abasore barimo ba Daniyeli n'abandi, rurangije ruzana ibikombe by'Imana byakoreshwaga mu buturo bwera, babujyana mu kibaya cy'Ishinari, hahandi Nimurodi yubatse umunara wa Babeli. Ubupagani buhora bufitanye isano. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo n'uyu munsi wa none Babuloni yaheranye ibikombe by'Imana. Ikintu gikomeye rero, ubu bwami abari babuzi bari bazi ko butazavaho, ariko bwavuyeho bitewe n'amayeri yabwo no kurwanya ubwoko bw'Imana, gusenya urusengero rw'Imana, ndetse no kujyana ubwoko bw'Imana mu bunyage, no kujyana ibikombe by'Imana. Byatumye abanzi b'Imana bo mu minsi y'imperuka nabo Imana ibita iki? Babuloni. Kubera iki? Imisengere yo mu isi iziyunga kugira ngo irwanye ubwoko bw'Imana, irwanye amategeko y'Imana, irwanye n'ibikombe by'Imana. Nshuti zanjye, ubwami bwa kabiri bwagombaga kuyobora isi ni Abamedi n'Abaperesi. Abamedi n'Abaperesi ni muri bino bihugu bya za Irani na za Kowete na za Irake, mu bice byabyo bidafatanye byose. Abo bakangaranyije isi, bagereranywaga n'idubu yegutse uruhande rumwe ariko ifite imbavu z'imikaka mu menyo yayo. Aba nabo baragiye bayobora isi, bibwira ko isi bazayigumana, batangira kwica abantu. Aba baragenda isi bayigira umwanda. Imana ibona ko ubu bwami bugomba kuvaho. Ubu bwami bwaraguye, buyoborwa n'ubwami bwa kane. Ndetse muri Daniyeli igice cya 2, Imana yari yaragaragaje uburyo systeme yayiteye. Yari yaragaragaje Daniyeli, nta nubwo ari we wari wabyeretswe, Nebukadineza niwe wari wabyeretswe. Mu magambo make, inyamaswa enye Imana yazeretse umuntu wayo, igishushanyo Imana ikereka umuntu utari uwayo. Bivuze ngo iki? Ubuhanuzi bugomba kwigwa n'abasenga n'abatagize gute n'abadasenga. Nyuma y'ubwami bw'Abagiriki bigaruriye isi, bagombaga kuvaho hakazaho ubwami bw'Abaromani. None nagira ngo mbabaze, ubwami bw'Abaromani bwavuyeho, waba urinjije. Abanyapolitike bose, abanyamipira, abantu b'abanyempano n'abanyamafaranga bajya i Vatikani gukora iki? Niba Roma atari iyoboye isi, niba Roma atari iyoboye isi, ni gute muvuga ngo inzira zose zihurira hehe? I Roma. Niba Roma itayoboye isi, ni gute umuntu mumwita ambasaderi w'isi? Niki? N'ijuru. Ni gute umuntu uteye nk'uko nteye mumwita nyir'ubutungane, nyir'ubutagatifu? Rero ijambo ry'Imana ryeretse Daniyeli yuko iyi nyamaswa ya kane izakomeza gukora ibyo ishaka. Ku musozo wayo ifatanyije n'inyamaswa y'Ibyashe 13 tuzabyiga. Bazarwanya abera, akarengane niho kazakomoka, ariko
imana yo mu ijuru izaza, ubu bwami bw'abaromani ari bwo bukiyobora isi. Gusa abaromani bagaragaye bayobora isi mu buryo bubiri. Barabanje bayobora isi mu buryo bw'abaromani b'abapagani, ariko barimo barayobora isi mu buryo bw'abaromani b'abakirisitu. Reka twinjire mu gitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Kiriya gitabo hano hanze ndatekereza abakoroporoteri baragifite. Iki ni igitabo kigiye kudusobanurira mu ncamake guturuka kuri paje 79 gukomeza. Duhereye kuri aya mashusho dushobora kwanzura ko mu buryo bworoshye tuvuga yuko Babuloni bwari ubwami bw'imbaraga nyinshi, kandi no mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nebukadinezari aho batsindaga bakahigarurira hariyongeraga vuba. Ariko haje kubaho igihe nk'uko twabwiwe ko ya ntare yageze aho amababa yari yameze arapfuka isigara ihagaze nk'umuntu, ariko haje kubaho igihe amababa arashikuzwa. Ntibwabaye bukihutira gufata umuhigo wabwo nk'igisiga. Ubutwari n'umutima w'intare byaragiye. Umutima nk'uw'umuntu w'umunyantege nkeya unanirwa kandi ucogora wasimbuye imbaraga z'intare. Ubwami bwa Babuloni bwatangiye bukomeye bumeze nk'intare, bukangaranya isi. Nebukadineza avaho, arangije amaze kuvaho, amaze kumenya imana yo mu ijuru ko ariyo mana. Igihe cyarageze, igihe Berushazari ari we wayoboraga, arongera ahamagaza bya bikombe by'imana, azana inzoga, banyweramo inzoga mu bikombe by'imana, ahamagara buri mugabo azana n'inshoreke ze, baranywa barasinda barasambana. Bagiye kubona babona urutoki rwandika ku rusika, bashakisha ubusobanuro biranga, bahamagara abapfumu biranga. Umumama umwe wari ukomeye ibwami, nyina w'umwami araza aramwitegereza aramubwira ati umva shawu, narakubwiye kwishyira hejuru kwawe, ku ngoma ya so hari umuntu w'Imana hano twese twubahaga witwaga Daniyeli. Ese wigeze umwegera mugira icyo mufatanya? Berushazari ntiyigeze na rimwe yegera Daniyeli ngo amubaze amateka y'Imana yafashije Nebukadinezari. Umwami ati reka da, ati rero mutumiraze umwemerera ibintu bikomeye, azasobanura inzozi, azasobanura ibi bintu. Daniyeli ahageze abarebye mu maso uko bameze, arebye n'urukuta amagambo ariho, ahita amenya ko ijuru ryaciye umurongo, yuko ubuzima bw'abo bantu n'amateka yabo n'urubanza rwabo Imana yagize gute, yabiciye. Daniyeli yabasobanuriye ko bapimwe mu bipimo by'Imana basangwa badashyitse. Imana ifite umunzani iterekaho politike y'isi, ikamenya ko iyo politike nta kintu kimaze, igakura mu nzira. Imana ifite umunzani iterekaho abantu bayo, ikamenya niba bashyitse ku bw'amaraso ya Yesu cyangwa badashyitse. Igihe Daniyeli yari amaze kubivuga, amaze kubabwira uko bimeze, aranababwira ati Imana igiye gukuraho ubu bwami ishyireho ubundi. Mwuka w'Imana yamweretse urugi acamo, ngo yasohotse mu rugi rumwe, abasirikare baje kwica abantu bari muri icyo cyumba binjirira mu rundi rugi. Ngiki cyatumye Daniyeli ntacyaba. Icyo cyumba cyose abayobozi bari bakirimo barapfuye kubera kunywera mu bikombe by'Imana. Nyamuneka nagira ngo mbabwire, igihe cyose abantu bazarengwa mu nshingano za politike barimo, bagasuzugura Imana, bagashaka kunywera mu bikombe byayo, biri muri gahunda y'Imana ko ari igomba kwitabarira umurimo wayo. Ubu bwami bwavuyeho, bwagiye kuvaho, n'abaturage barabuhaze. Umutima w'intare n'amababa byari byarapfutse, ngo isigaye imeze nk'umuntu w'umunyantege nkeya udashobora gufata umwanzuro. Kangiye ikintu mbabwira, izi mbaraga ni iki kintu uburyo uba wiyumva umeze. Reka ngiye ikintu mbabwira, haba hari igihe uzashikuzwa amababa wagurukiragaho, ukicara hasi ukamenya ko Imana ariyo Mana ikomeye. Nshuti zanjye, ubu bwami bwakurikiwe n'ubwami bugereranywa n'idubu.
inyamaswa y'idubu nk'uko biri ku gishushanyo cyo muri Daniyeli 2, niko bimeze no muri uru rukurikirane rw'amashusho. Hagenda habaho gutakaza agaciro mu buryo bugaragara uko tugenda tuva ku bwami tukajya ku bundi. Ifeza yari ikoze igituza n'amaboko by'igishushanyo bifite agaciro gato kuko izahabu y'umutwe. Idubu nayo imbaraga zayo ziri munsi y'intare. Abamedi n'abaperesi ntibashoboraga gushyikira Babuloni mu bigendanye n'ubutunzi, ubwiza n'ubuhanga. Idubu yari yiyeguye uruhande rumwe. Ubwami bwari bugizwe n'amahanga abiri, Abamedi n'Abaperesi. Uko kuri nanone kwerekanwa n'amahembe abiri y'imfizi y'intama iboneka muri Daniyeli igice cya 8. Ayo mahembe avugwaho ko irirerire muri ayo mahembe ryameze nyuma, ndetse no ku idubu bakavuga ko idubu yiyeguye uruhande rumwe. Ibi byasohojwe n'igice cy'Abaperesi nka bamwe mu bari bagize ubwo bwami, kuko nubwo baje nyuma nibo bagaragaye cyane bahinduka abantu bafite imbaraga. Kweguka ku ruhande yari amami abiri yiyunze, ariko bumwe burusha ubundi iki imbaraga. Ubu bwami uretse umuntu witwa Kuro gusa, Imana yise umugaragu wayo. Kuro ikamufasha, ikamuha amateka ajya gusa n'aya Yesu kugira ngo Kuro acyure Abisiraheli. Nta kindi kintu cyiza ubu bwami bwakoze. Igihe cyarageze nabwo buvaho. Dufite indirimbo ya 18 ivuga ngo nta ngoma zidashira zigira gute? Yego. Amagambo akomeye, nta gushidikanya rero. Imbavu eshatu ya nyamaswa yari ifite mu mikaka zisobanura intare eshatu, arizo Babuloni, Lidiya na Egiputa, zakandamijwe n'Abamedi n'Abaperesi. Itegeko rivuga ngo byuka uconshomera inyama nyinshi rigomba kuba rirengurira ku mwete Abamedi n'Abaperesi batewe n'uko bari bamaze kwigarurira izi ntara. Kamere y'imbaraga zabo igaragazwa neza n'ishusho y'idubu. Abamedi n'Abaperesi bari abantu bakunda kumena amaraso, bari abantu bakunda kurundanya ubutunzi no gusahura no kwangiriza abandi bantu. Ngibi bintu byabarangaga. Imana irabareba nabibona bagomba kuvaho. Barangwaga n'ibikira, tubonye ibiki? Icyambere barangwaga no kumena amaraso. N'uyu munsi wa none leta zo mu isi, imitwe y'ibyihebe bakunda kwifashisha tekinike z'Abamedi n'Abaperesi zo kwica abantu, kubera ko nibo bantu ba mbere bavumbuye amatekinike yo kwica abantu. Ikindi kintu gikomeye, ngo bakundaga kurundanya ubutunzi. Igihugu bacagamo bagisigagamo ubukene buteye ubwoba, gusahura no kwangiriza abandi bantu. Reka ngire ikintu mbabwira. Mwari muzi ko ibi bintu byose ubu bwami bwagiraga? Ubwami bwa Roma bujya kuza, izi tekinike zose bwarazigumanye kugira ngo bube ubwami bukomeye. Roma nayo yasigaranye kumena amaraso, kurundanya ubutunzi bw'abantu, kugeza igihe bashyizeho indurugensiya, bakakubwira ko bakakwandikira igipapuro cyanditseho yuko ubabariwe ibyaha wakoze, ibyo urimo gukora n'ibyo uzakora. Mu ntambara ikomeye bandika yuko ngo uwo mushinga bawukoze bashaka kubaka kiliziya yitwa Petero Wera y'i Roma. Babuze amafaranga, baravuga batariko nta kuntu twarundanya amafaranga tuyakuye mu bantu mu buryo bwiza. Kambabwire, ubwami bwose bwagiye buyobora isi. Nta bwami buzabaho mu minsi imeruka butigana tekinike ubu bwami bwose nababwiye bwakoreshaga. Byarangiye gute? Igihe Kuro yatsindaga ubwami bwa Babuloni maze burakomeza kugeza igihe cy'urugamba rwabereye ahitwa Albera muri 331 mbere ya Kristo, bukaba ubu bwami bwaramaze imyaka 207 yose nabwo buvaho. Haba haje ubwami bwa gatatu twabonye bugereranywa n'ingwe. Ubu ngubu rero ubwami bwa gatatu aribwo bw'Abagiriki, hano bushushanywa n'ingwe. Niba amababa yo ku ntare yarasobanuraga kwihuta mu kwigarurira ibihugu, akwiriye nanone gusobanura ikintu kimwe no kuri iyi ngwe. Ingwe ubwayo ni inyamaswa ifite amaguru yihuta cyane, ariko ibyo ntibyari bihagije kugira ngo byerekane imikorere y'ishyanga rishushanywa aha ngaha.
hejuru y'ibyo iyi ngwe yagombaga no kugira amababa abiri. Intare yari ifite ntahagije, ingwe igomba kugira amababa angahe? 4. bivuze ngo Abagiriki bagomba kwigarurira isi mu myaka mike ugereranye n'imyaka Babuloni byagize gute? Byayitwaye. Kandi ikindi kintu gikomeye, nk'uko tubona kwaranze amateka bw'Abagiriki, kwigarurira ibihugu kw'Abagiriki igihe bari bayobowe na Alexandre, nta kundi kwabayeho wabigereranya witaye ku kwihuta no gukorwa vuba. Nibwo bwami bwa mbere Abagiriki bigaruriye isi mu buryo bwihuta. Umujenerali wabo mukuru ariwe Alexandre Rogra yari afite imyaka iyingayinga 30. Uyu yari umusore ayobora abasirikare. Iyo bajyaga kurwana bakambuka kugira ngo barwane neza, yatwikaga amato akababwira ati nimusubire inyuma ubwo murashaka uko mubigenza. Barwanaga intambara. Kandi Alexandre Rogra yari mutoya, ngo amaze gufata isi yose yageze mu Buhinde. Umwami w'Ubuhinde aramubwira ati wa mwana muto we, wagize amahirwe uba intwari, dore isi yose iri mu biganza byawe. Ndi mukuru nzi ubwenge, sinifuza kurwana nawe no kwiyicira abantu, ariko hari akantu gato nashakaga kukubwira nk'umujenerali mutoya. Isi yose ubu ni iyawe, ariko nutitonda uzasigarana metero nkeya z'ubutaka zizaba zikikije isanduku yawe. Kujya kubyina intsinzi yicaranye n'abajenerali be, Alexandre Rogra ashyiraho intego. Abagiriki bagiraga marikeri akomeye, ashyiraho intego. Baranywa muri uko kunywa, ngo yanyweye inzoga nyinshi ngo arusha abajenerali be. Izo nzoga ziraza zikubitira mu majoro yari amaze iminsi arara, n'imbeho yari yaraciyemo, ndetse bavuga ko yari afitemo n'ikibazo cya malariya. Za nzoga ziramukubita araryama. Abayobozi bayoberwa uko bazavuga ko umwami wigaruriye isi yishwe n'inda. Barangije ubuzima bwe bwararangiye, apfa isi yose amaze kuyifata, ariko atagize gute? Atayiyoboye. Kuko Daniyeli yari yeretswe ingwe, ariko ayerekwa ifite imitwe ingahe? Imitwe 4. Ubuhanuzi ni ikintu cyicira inzira. Uyu mugabo rero yarapfuye. Umwanditsi w'umuhanga yaranditse ngo yirukankanye ibyo ashaka kwirukankana, ngo ariko ngo ntago yirukankanye ibyari bimurimo bimwirukankana. Ubuzima bwe burarangira. Bamwise Alexandre mukuru. Ariko reka ngira ikintu mbabwira. Hejuru y'ibyo iyo ngo yagombaga kugira amababa 2 y'intare ntiyari ahagije. Kwigarurira k'ubu bwami kwari gukomeye cyane. Ndetse nagira ngo mbabwire ngo biriya ni ibice by'isi ubu bwami bwakwiriyemo. Bwaramanutse bufata Egiputa. Kera igihugu cya Misiri kigeze kwigarurira hafi isi yose. Ubu bwami bwaragiye bujyaho burakubita, burazenguruka Uburayi bwose, baragenda ibirwa barafata, ariko biza kurangira bwa bwami bucitsemo ibice 4. Ibice 4 rero uwitwa Kasanderi yaragiye ayobora igice, murimo murabireba hariya ku ikarita. Uwitwa Ptolemy yaramanutse akontorora igice cya Afurika. Seleucus nguriya nawe nimureba abantu bapfuye baramennye amaraso mu bihugu byabo, akabita abatagatifu. Birangira atangiye kuvuga ko na Bibiliya uyu munsi ituzuye, igitabo cy'Itangiriro cyanditse nabi kuko kidashyigikira abatinganyi. Ashyiraho yuko agiye kukinjiramo, akacyandika kikagendana n'iki n'igihe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ibi bintu by'aka gahembe biteye ubwoba. Guhindura ibihe, harabanje hahindurwa isabato. Isabato ikurwaho, bafata kalendari. Niba mubireba kuri kalendari yari iriho mu 1582, muri iyo kalendari umunsi wa mbere buriya ni uwuhe? Umunsi wa mbere utangira iminsi buriya ni uwuhe kuri kalendari? Ntabwo ari icyumweru. Icyumweru wabaga ari umunsi wa mbere. Tangira ubare rero. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, wa kane.
ndagira ngo mbabaze, isabato hariya ni umunsi wa kangahe? Ni umunsi wa karindwi. Noneho murebe amanyanga bakinnye. Bakoreshaga kalendari y'uwitwa Julian. Babona iyo kalendari irimo iratuma abantu bazamenya neza itandukaniro ry'isabato n'icyumweru. Barangije barahindura binjira ku yitwa ya Gerigora. Gerigora rero ubundi iya Julian bayivaho bari bageze ku itariki ya 4. Bwagombaga gucya ari itariki ya kangahe? Ya 5. Bacomekamo iminsi 11. Bwakeye babwira abantu bati twabashyize kuri kalendari yindi. Noneho iyo kalendari ubwejo mubimenye buzaba ari ku itariki 15. Nta muturage waburanye, ari papa wabishyizeho. Noneho rero ubu kalendari z'uyu munsi bizabatangaza yuko uzabona icyumweru ari wo munsi ugira gute? Ari wo munsi wa 7. Kuva icyo gihe ubu papa bwihaye inshingano yo kuzaza bukora kalendari. Nibwo bushinzwe gushyiramo iminsi mikuru, nibwo bushyiraho amakonji manini y'isi, nibwo bushyiraho iminsi. Reka ngiye ikintu babwire, ubu mwari muzi ko n'agakingirizo gafite umunsi kuri kalendari. Agakingirizo kapote ifite umunsi ku isi, ariko iyo babajije ngo umunsi w'Imana ni uwuhe, barakubwira bati ibyo bivemo. Iki rero ni ikintu gikomeye. Ubu bwami bwarwanyije ubuturo bwera, ahantu Imana yahuriraga n'ubwoko bwayo, ahantu abantu bajyaga bakababarirwa. Iyi nyamaswa yasambaguje systeme yo guhabwa imbabazi. Iyi nyamaswa yasambaguje systeme yo kwihana, systeme yo kubatizwa yarasambijwe, ndetse amategeko y'Imana yakuweho. Kandi ubu buturo bwera amategeko y'Imana n'ubwiza bw'Imana byari birimo. Ndasoza mbwira buri muntu wese ngo ibyo Daniyeli yeretswe byarasohoye ntibirasohora. Byarasohoye. Igisigaye ni kimwe, nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubwayo bwami, kandi abakiranutsi bazabubamo, ariko abanyabyaha ntibashobora kuzinjira muri ubwo bwami. Kuko ubwami bw'isi bwagiye burangwa n'abantu babi, ariko ubwami bw'Imana abazabwinjiramo bazaba babukwiriyemo. Nasomye amagambo avuga akomeye muri Byahishuwe 22 umurongo wa 14. Haranditswe ngo hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akagira gute? Akabikora. Ndasoza mbabwira ngo bantu b'Imana, murwane intambara yo kuba ku ruhande rw'Imana. Rwana intambara yo gushakisha ukuri. Igihe kirageze ngo mumenye aho ibinyoma byagiye bituruka. Ikintu uzabona ukabona nukibona muri Bibiliya ntago ari Imana yagishyizeho. Badivanisi umunsi wa 7. Ibi ntago tubyigira kugira ngo dusebye andi madini, oya, ibi tubyigira kugira ngo tumenye ko uburyo twigamo Bibiliya n'iby'Imana yasezeranye byose byagize gute? Byabaye. Kubw'ibyo rero ni igihe cyacu cyo kwiyeza, ni igihe cyacu cyo gusaba Imana imbaraga, ni igihe cyacu cyo kwera ukuri. Kandi ubwo iby'ukuri byajugunywe hasi, iki ni igihe cyacu cyo kwegura iby'ukuri kugira ngo bize mu mitima yacu. Nicyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba ndagira ngo mbasabe mujye juru, tugiye kuririmba indirimbo yacu isoza, indirimbo ya 89. Abo kubanga bw'ibyuma badufashe. Indirimbo ya 89, gihe kiza cyo gusenga. Umuntu uriyumva mu mutima we yuko ashaka Imana, ashaka kwiyunga nayo, ashaka gufata ukuri kwayo, ashaka kuva mu binyoma, ashaka ko Imana igira ikintu kidasanzwe ikora mu buzima bwe, kuko iby'Imana yavuze byose byarasohoye. Igikenewe ni kimwe, ni ukwakira ubwami bw'Imana mu mutima wawe, kugira ngo ubwami bw'Imana nibuza buzasange bwari bufite icyo bukora mu mutima wawe. Biragusaba iki rero? Gusenyera ikibi cyose.
niba hari umuntu mu mutima urimo gusenga, mu mutima wavuga ngo Mwami Yesu ndakwihereje ubu, tunganya ubuzima bwanjye kugira ngo ubuhanuzi bubi bwose butazansohoreraho, ahubwo nzasohorezweho n'ubuhanuzi bwiza. Akira umubiri wanjye, akira impagarike yanjye, ezi intekerezo zanjye. Ndifuza guhumurwa amaso ngo menye aho igihe kigeze, umena imico myiza y'uburyo ngomba kwitwara. Muri uyu mugoroba niba hari umuntu naho yaba umwe wifuza gufatanya nanjye gusenga, tera intambwe uzifatanye nanjye gusenga. Niba uhari umuntu uhari wifuza gufatana n'Imana mu kiganza, wifuza gufata ubuzima bwe akabuhambiranya n'ubuzima bw'Imana, wifuza ko ubw'isi irimo kugenda ijagarara, wifuza ko Imana imuha ibihe byiza byo gusenga, Imana ikamukura mu kajagari, niba uhari ngwino dusenge. Tera intambwe, banguka. Ese urorohera umwuka wera muri uyu mugoroba? Niba wumva ubishaka, tera intambwe uze dusenge. Tera intambwe, Imana ibaha umugisha. Tera intambwe uze. Uyu ni umugoroba udasanzwe, ni umugoroba udasanzwe tugiye gusengera abarwayi, ni umugoroba udasanzwe twifuza yuko buri muntu wese yishyira mu biganza by'Imana. Ni umugoroba udasanzwe yuko ibyo abahanuzi bose bavuze birimo kugaragara. Ikibura ni kimwe, ni uko ubwami bw'Imana bugiye kuza. Kandi niba ubwami bw'Imana budafite icyo burimo kubyara mu mutima wawe, ni ikibazo. Tera intambwe niba uhari. Abatambutse Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Ese hari abandi batambuka? Amahirwe ni ayawe, umunezero ni uwawe, ubushake ni ubwawe, ariko ni igihe cyiza cyo kubukoresha neza. Tugiye gupfukama, buri muntu afate iminota 2, wowe ubwawe wisengere. Ufite ikintu cyakunaniye ku buryo ku marembo y'ijuru kitatuma winjira, ereka Imana icyo kintu cyakunaniye. Saba Imana kuguha imbaraga zo kukinesha upfukamye mu nzu yayo. Saba Imana imbaraga zo guhindurirwa umutima. Nyuma y'iryo sengesho ndahita nanjye nsenga isengesho risoza. Dupfukame dusenge. None Uwiteka Mana nziza, umunyambabazi, umugira neza, we munyarukundo, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Buri muntu wese akweretse icyamunesheje, buri muntu wese ajya agerageza kweguka ariko bikaba ibibazo. Niba tukirimo kuneshwa n'inda, tukaba tukirimo kuneshwa no kwihanganira abavandimwe tubana, tukaba tutabasha kwihanganira ubukene, tukaba tutabasha kwihanganira uburwayi, tukaba tugiye guhangana n'inyamaswa ishwanyuza ibintu byose. Kandi ijambo ryawe rikavuga ko mu bihe byashize yigeze kurwanya abera ndetse yenda no kubanesha. Uduhe imbaraga ubwo tugiye guhangana n'urugamba rurenze urwacu, tuzatabaruke tunesheje. Yosuwa yahuye nawe akubwira yuko urugamba rumeze nabi, wamubwiye gukwetura inkweto, natwe urimo uradusaba gushyira imitekerereze ipfuye ku ruhande. Wamubwiye yuko aho ahagaze ari ahera, twagize umugisha wo guhagarara ahera hawe, ndetse niho dupfukamye. Ubwo witeguye kutujya imbere ukaturwanira intambara, ngwino tubere umugaba mukuru w'ingabo.
isi yagiye igerageza gushaka undi wiyise umugaba w'ingabo, ajya imbere abantu, ahindura ibihe, ahindura amategeko. Ukuri gushyirwa hasi, Bibiliya ibura mu bantu. Twebwe, we wayoboye Yosuwa akanesha Yeriko, ngwino tuyobore ugushe Yeriko iri mu mitima yacu. Ikigeragezo cya buri wese cyamunaniye ni Yeriko ye. Uduhe kuzengurukana ubwitonzi kandi tugendere ku ijambo ryawe. Utubabarire kuko uri Imana ibabarira. Uduhe gupfumbata imbabazi zawe, tuzizirikeho kuko Satani akoresha ijwi rye kugira ngo aduce intege. Uyu mugoroba twongeye gupfukama tukwereka abana bawe barwaye baduhaye ibyifuzo. Bamwe bafatwa n'imyuka mibi, ibitekerezo byabo bigatakara, ndetse rimwe na rimwe imbaraga z'umubiri zikabura bakikubita hasi. Ibimenyetso by'imbaraga z'abadayimoni bigaragara hirya no hino ku basubiye inyuma cyangwa ku masano bakomokamo. Ariko uri Imana ishobora gutanga ituze n'umutekano. Wowe wari ufite ikiganza cyaturishaga inyanja, ngwino ugishyire hejuru yacu giturisha ibiturimo. Tukuzaniye abana bawe barwaye indwara zimwe zananiranye kwa muganga. Tukweretse abana bawe dupfukamanye barwaye indwara zidakira. Tukweretse abarwaye indwara bamaze kumenya ariko iterabwoba rya Satani rikaba ribumvisha ko bazapfa ejo. Turabakweretse ngo ugire icyo ukora. Mwami Uwiteka, wavuze ko nidupfukama mu nzu yawe twerekeye urusengero rwawe rwera. Ubu twebwe dupfukamye hano twerekeye urusengero rwera rwo mu ijuru. Utwumve turakwinginze. Hari abagiye bagira ibibazo babyitirira abantu, hari abo Satani yagendereye, indwara zabo bazita amarozi, ndetse bagira n'abo banga ku mutima. Kandi turamutse dupfuye dufite abo turakariye ku mutima, n'ubugingo buhoraho ntitwabujyamo. Satani yagiye aca mu ndwara, ateranya abantu, ateranya ababyeyi n'abana n'abavandimwe. Itorero turapfukamye dusaba ngo utugarurire ubumwe, udukundisha ubwami bwawe kuruta uko dukunze umubiri. Kandi abafite indwara zikomoka ku mibereho y'icyaha baciyemo ubababarire, kandi Mwami Uwiteka uborohereze mu burwayi kugira ngo Satani atabona icyo yigamba. Tukweretse iri torero ngo urigenderere. Uyu mwanya dupfukamye ntitwabura kukwereka abayobozi b'igihugu cyacu. Tukweretse umuyobozi w'igihugu cyacu ngo ubane nawe. Wowe ubwawe ni wowe ushyiraho ubuyobozi, ni wowe uzi uko akora, ni wowe uzi uburyo umufasha. Dupfukamye dusabira igihugu cyacu umugisha n'amahoro. Dupfukamye dusabira itorero ryacu umugisha n'amahoro. Dusabiye abaturage b'iki kirorero umugisha n'amahoro. Kandi ubwo twiga ijambo ryawe, uduhe kugira ngo duhinduke abanyamahoro mu bandi. Uduhe kugira ngo tube abantu bafite ibyiringiro mu bandi. Uduhe kugira ngo tube abantu bategura ahazaza heza mu bandi. Tube abantu b'inyangamugayo mu bandi. Kandi ubwo turi mu bantu barimo gutegurwa kuzarwana urugamba ruheruka, udutinyure, udukure mu bwoba. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.